Ni akavideo rero abashije gushyira hanze, ni akavideo muri kubona ko gafite amasegonda atagera no muri angahe atanu ntago arenga, ahubwo nyine ni akavideo abashije gushyira kuri story ye nyine ya WhatsApp, birumvikana ni kuri stati ye, aho aka kavideo gasobanuye byinshi cyane bitewe n'ibihe nyine biri kumuvugwaho nyine muri iyi minsi cyangwa se kuva ku munsi w'ejo. Ni akavideo ubona koko ameze nkaho nyine ari kumwenyura, ariko ari no anasuhuza n'abakunzi be nyine, byerekana ko nyine ahari rwose ameze neza, cyangwa se nyine ikaba ifite n'ibindi bisobanuro bimeze nkaho nyine bihishe bitahita ko byerurira buri umwe. Ndagira ngo muri kuyibona, ni akavideo rwose gato cyane. Akavideo gato cyane rwose, ubona ko nyine yarateze n'igitambaro mu mutwe, ariko murabona nyine akamwenyu rwose ke, bisa nawe nyine ari guhereza cyangwa se ahereza gasopo abakomeje nyine kumwibasira, by'umwihariko nyine abakoresha imbuga nkoranyambaga, aho bakomeje gutera hejuru bavuga ati Vestina na Idrissa. Kuri ubu ngubu rero iyi video abashije gushyira hanze bisa naho ifite ubutumwa bukomeye cyane ku bakunzi be nyine bamuhora hafi, ku bakunzi be batamutereranye nyine muri ibi bihe nyine yarari gucamo, by'umwihariko nyine abakunda Vestina. Hari abagiye nyine batera hejuru bakavuga bimwe na bimwe bihimbiye, cyangwa se nyine ibyo bishakiye bitewe nyine n'uburyo babishakamo, ariko hari abagiye muri komenti bakamugaragariza urukundo bakavuga ati nubwo uri guca rwose mu bihe bikomeye, komera kandi ushikame, ibi byose ni imitego ya Sekibi, ariko uko bisa kose nta mutego ugomba kugufata. Gusa nawe uraza kutubwira igice rwose wari urimo nyuma y'ibi bihe byose nyine Vestina arimo acamo nyine. Byari ibihe nyine binakomeye, by the way, ni ibihe byari bikomeye, ariko niba wabaye hafi yiwe ndagira ngo nkubwira ati Imana nawe guhe umugisha. Turakomeza nyine kubona itsinda Vestina Jokers nk'uko bisanzwe, nta kabuza nyine kaza nyine kubizamo. Vestina nyine ashyize hanze iyi video nyine kuri story ye, ni video nyine ngira ngo nyine ngombe mbasangize ku bakunzi be nyine, ariko kureba abakunzi be b'indani, apana babandi bahindagurika, apana babandi bahindagurika. Dore ko mu bastari bakomeye cyane hano nka Aline Gahongayire, nawe rwose yihanganishije uyu Vestina amubwira ati komera nshuti, ibyo uri gucamo nta kabuza ugomba kubivamo amahoro. N'ubutumwa yashyize kuri Instagram burebure, gusa nyine wumvaga nyine ari kumwihanganisha nyine amubwira ati komera kandi nyine ab'isi bo ntabwo wabashobora. Uyu Vestina murabizi yagiye aca mu bihe bigoye cyane, yagiye aca mu bihe bigoye cyane. Wenda sinzi niba ari uko ari umusitari cyangwa ari uko mwahisemo nde, ariko yagiye agerageza kubasaba rwose kutazajya mumwibasira, by'umwihariko nyine buri kantu kose akoze nyine bagenda bamwibasira cyane, ariko nyine mu itangazamakuru niko biba bigomba kugenda. Ntawahagarika nyine itangazamakuru baba bagomba kuvuga ibiri trend byose. Gusa na Irene nawe yashyize hanze amafoto ye ari ku kibuga cya Arsenal, aho nyine yaragiye kureba umukino wa Arsenal, ni kuri stade ya Emirates Stadium, aho nyine yaragiye kwinjira, yarari kugaragaza akanyamuneza. Gusa yapostinze amafoto, ariko muri comment bakomeza kumubaza ibibazo byinshi avuga ati natubwiza ukuri, naduha ukuri, ariko nyine ntabwo nanjye numva uburyo ibintu byaba bikomeye nk'itangazamakuru biri kubiremereza, narangiza agiye gupostinga amafoto ari enjoying, ari kugira uti yakagombye nyine nawe kwifatanya nawe nyine mu bibazo. Bigaragara ko rero uko byasa kose ibintu bishobora kuba bimeze neza, gusa ntibimeze neza mu buryo. Ntabwo nza kukubwira ngo bimeze neza kuko batandukanye cyangwa se ku buryo bakiri kumwe,
kubera ko nta mwanzuro nyine nyirizina bo ubwabo bitangarije cyangwa se bavuze ati nuko ibintu byestaye, ahubwo bari kuhishurira mu mafoto, mu tuvideo bereka nyine abakunzi babo nyine uko ibintu bigiye bihagaze. Ariko uko bisa kose uyu Vestina nk'uko benshi bari kubitekereza ngo yaba yishwe na depression, nta depression uko bisa kose yaba afite ashyize hanze aka kavideo. Gusa nanone hari benshi bagiye babihuza nyine n'ibyagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka, aho benshi rero bagiye banakomoza bavuga bati uyu Vestina rwose yari yaratangiye guca amarenga, ngo yari yaratangiye guca amarenga mu biganiro yaragiye akora nyine kwa Irene Morindahabi. Ariko nyine byose nyine nuko bagenda bacukumbura cyangwa nyine bareba, ariko nta wamenya. Wa mugani nyine hari n'uwaciye umugani aravuga ati nta nzuri ivugira ubusa, wanasanga nyine hari n'ikintu kibyishe inyuma, dore ko hari n'uwamaze gutangaza avuga ati burya Vestina ntabwo yajyaga yambara n'impeta, aho yari amaze kugerera nyine muri Canada, aho bari bafite nyine ibitaramo bigiye bitandukanye. Gusa ni inkuru nyinshi ziri kugenda zivugwa ku iyi mihanda nyine ya social media, aho hari n'abari gutangaza bavuga bati Vestina yasigaye muri Canada, naho Irene ndetse na Dorcas akaba aribo bamaze kumanuka. Gusa nyine byose nibiri kuvugwa, ariko nyine nta gihamya nyine ihari, nkuko nyine itangazamakuru naryo riba rigomba gukora akazi kabo bavuga nyine ibiri ku trendinga cyangwa se ibyo bari kubona, ni nuko nyine bari kubihereza abakunzi biri tsinda. Gusa nge icyo nakubwira nuko dukomeza kukugezaho amakuru yabo 5 kuri 5 nkuko tutasibye kuyabagezaho. Murabyibuka ko kuva bava mu Rwanda berekeza ra Canada ni urugendo rwose twafatikanyije, ni urugendo rwari rugoye ariko twarucanyemo rwose. Murabyibuka bo twabanye n'Imana ibambera umugisha, kuri ubu ngubu rero bahuye n'ibibazo, ntabwo ariko twabirengagiza ngo tubatererane ubundi tubime amakuru yabo nyine 5 kuri 5. Rwose turakomeza tuyabahereze nyine nkuko dukomeza ko bibasezeranya amakuru y'iri tsinda nyine Vestina and Dorcas. Gusa rero niba utarakanda like, nagusaba kwikanda ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano kuri Wakana Daily Official byo bikugeraho 5 kuri 5. Nge nyitwa Wakanda, ndabashimiye.